Eme TV Show. Hey yo, what's poppin' my people? Wagwan. Hello, umeze neza? Nizere ko umeze neza aho muhereye bagiye gitandukanye mwe mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Eme TV Show as usual. We are back. We are come back again. We are back. Anyways, mumeze neza? Natwe tumeze fresh. Twipanze, twagarutse, turaryohewe. So, call me Eme. Nk'ibisanzwe tuje muri bya bintu byacu tuvuga ko twihebeye kandi dukunda tuza kubagezaho buri munsi twateguye twabateguriye twabazaniye ko hano kuri channel yanyu. Our panel is now ready. Heyo, ladies and gentlemen, uyu munsi ni rya tsinda niba abasore batatu kabisa babiri bameze neza mba nakiriye buri munsi buri gihe tubahereza ibintu byanyu byiza kandi twita ibyacu. Ndikumwe na Kogunak mumaze kumenyera Kogunak suza abantu nanone again. Hello, hi. Okay, ndikumwe na Habi J, hi. Hi. Okay, bameze neza, biteguye kandi bameze neza cyane. Uyu munsi umunsi wari muremure, umunsi warimo byinshi bitandukanye, ariko twebwe tuje kugira ngo tubagerere hirya no hino kandi tubagerere mu mpande zose, tuze kubabwira ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga, ibya trendinze, ibyo twiriwemo, ama event agiye atandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi tugarukanye n'ingingo ikomeye cyane. Ikintu gikomeye, ikintu cyabaye gikomeye cyane, abenshi badasobanukirwa, abenshi batumva ngo bumve ngo ni iki, ariko gifite akamaro ku rubyiruko, ku bajene benshi muri iki gihugu. Wenda si ubwa mbere wumvishe ijambo Career Summit. Ego, Career Summit. Tuje kuganira kuri event, ni event yabereye hano muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko ishami rya Huye. Ni edition yayo ku nshuro ya 4. Uyu munsi tuje kuganira tumenye ngo harimo iki, ni bande baje kuduha inspiration, ni bande batanze inspiration, ese bemeze bite kugira ngo abahanzi bakomeye nka Kitoko, Bruce Melody, aba celebrities muri cinema comedy nyarwanda nka Jen's Comedy Show as a team babeganiriza abajene muri kaminuza, ese bemeze bite byose. Ndagira ngo twibandeho ngaho dugiye mu mpande zose kugira ngo tumenye ibyavugiwemo. So ndatangira ku kintu cyitwa Career Summit. Mu magambo make, Career Summit ni nk'ihuriro cyangwa se inteko iganira ku mwuga ndetse n'akazi, cyangwa se nanone kandi ushobora kwiyumva nka hari inama mpuzamahugurwa ku myuga ndetse n'iterambere ry'akazi. Bisobanura ko ari igikorwa cyangwa inama ihuza abantu, ubwo n'urubyiruko, abanyeshuri, abakozi ndetse n'impuguke, bagenda baganira ku byagira gute, ku byaduteza imbere, ukuntu harimo amahirwe y'akazi no twakangira imirimo muri rusange. Uyu munsi muri Kaminuza y'u Rwanda yari edition ya 4, nkuko izindi zagiye zitambuka. Kuri line up hariho abantu benshi bo kutuganiriza, bo kugenda baduhereza inama ndetse na experience. Aho ku ruhembe hariho umuhanzi Bruce Melody, Kitoko, Mutesi Scovia, muramuzi ni brand ambassador, ni nyiri gitangazamakuru mu mahoro Gasabo, muramuzi cyane. Abo bose rero bagiye bagerageza kutuganiriza, ndetse ntago twakibagirwa na Fally Merci, nyiri Gen Z, nka boss wa Gen Z. Nuvuga ngo na Gen Z yari hari, badususurukije byose turaza kubyinjiramo, byose turaza kugenda tubivuga, byose turaza kugenda tubisobanura, dushyiraho umucyo ndetse n'ibyo twabonyemo, ibyiza, ibitagenze neza niba binirimo tubivuge, ndetse dusesengure kandi tunabagirire impande zose, ababashije kuhagera, abatahageze, kugira mwese n'abari mu mpande zose z'igihugu mugende kubasha musobanukirwa ndetse munamenya ese Career Summit yari gamije iki, yari ishingiye kuki. Ego, munyemere n'izingiye mu magambo ntangire nakira abasesenguzi bacu badusesengurira imyidagaduro, mukabikunda mukaryoherwa nkuko mukomeza kugira mutwereka kuri channel yacu, muduha views nyinshi, comment nziza, courage, mukomerezaho. So turabikunda, turabyapreciate kandi ni byiza muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo mpere kwa Kogunak. Maze kwinjiza abanyarwanda muri auditorium, kuri pano, ahabereye ibiganiro, ahabereye iri huriro. Twavuze ko byari byiza, umuteguro wari sawa, byari byiza, byagenze neza, ndetse hari byinshi byaberemo. Ndagira ngo Kogunak winjire noneho utubwira
ku bantu bagiye batuganiriza by'umwihariko witse kuri Bruce Melody nk'umucelebrity dufite ukomeye mwiza cyane waduhaye inama n'impanuro nyinshi ugenda utubwira ese yatuganirije iki yavuze iki nahe magambo twasigarana meza yatwubaka dufasha kugira ngo tu breeding career zacu ndetse na future zacu zabe nziza ego ikaze cyane Cognac. Okay, murakoze. Ndabashimiye, nongeye kubashimira cyane. Murabizi kuza hano ni ibintu dukora dukunze, twishimira umunsi ku munsi. Ntizingiye mu magambo ntatinze, nk'uko tubizi twari duhari, byatangiye duhari, Career Summit yatangiye duhari, twari twazindutse, umuteguro wari mwiza. First cyambere ngiye ndaha credit abantu bari bateguye. Ndaha credit abantu bari bateguye icyo kunywa, icyo kurya, shout out kuri bo. Ariko ntatinze, Bruce Melody Munyakazi ni umuntu nakunze cyane, uburyo ki introduce ibintu bye n'uburyo ki agira inama abantu. Ibintu wenda ushobora kunyumva mu yindi context ariko ntago ariko mbishaka ko ubyumva. We azi kuganira n'urubyiruko, azi ko ari mu rubyiruko. Ndibuka ko yatubwiye ko yahereye afite imyaka 19 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere, abona bidakunda, abona bidashoboka, ariko byaje gukunda kugera kuri rwego tumubonaho. Ni umuhanzi ntatinya kuvuga ko ari international hano mu Rwanda, umuhanzi dufata nk'umuntu urenze. Yego. Ikindi mu bintu yavuze by'ingenzi, udukurikira hano nawe yagumana, nta muntu twese twaziye kuri iyi si rimwe, nta muntu wayibanjeho, you know, nuguha inama nawe ni umuntu nkawe. Rero mu gihe ari umuntu nkawe, menya ko uwo mutwe ufite ari uwawe, ntago ari ishu. Nawe tekereza, ese wawe utatekereza ukamucalenjinga? Ntago umuntu wese uguha inama ari uko aguha iki iy'ingenzi, nawe ubwawe wakwiha iby'ingenzi. Icyambere numvisemo gihe cy'ingenzi ni ukwigira confidence. N'ikintu mpamya yuko kimugejeje hariya ni ukwigira confidence. Yavuze ko yakoze umuziki atarawize, ariko kubera confidence reba ahantu ageze. Nawe rero nagushishikariza kugira confidence. Umuntu udukurikiye, gira confidence, kuko nukugira inama nyine just urajya kugisha inama umuntu akagwa buryo bwa finance, ibyo kwiga just, ariko wowe mu by'ukuri gerageza nawe utekereza ibyawe. Ikindi ndashaka wenda mu kiganiro cy'ubushize murabyibuka, nigeze gutanga urugero rwa Ashake. Ego, nkubwira ko mbura mu buzima gukora ibintu ukunda, impano iyo ubwayo ikwihitiramo. Na Bruce Melody iki kiganiro nakireba akacyumva, yibuke ki ibi bintu nabivuzeho. Namushimiye cyane, shout out musaza, kuba wabikomojeho. Impano nawe iyiguhisemo ukora ibintu neza. Urugero rwiza na Bruce Melody namutanga mu rugero rwiza, nawe impano y'umuziki yamuhisemo. Azi umuziki kuri rwa rwego rwo hejuru, adakeneye n'igikoresho. Ngira ngo twari tuhari twese twabyumvishe ukuntu aririmba. Shout out kabisa. Nashimiye ko yakomoje kuri icyo kintu cyuko nanjye nemera ko iyi mpano yaguhisemo. Ibyo bintu urabishobora kurusha uko wahitamo ikintu ariko kitaguhisemo. Urakoze. Alright, thank you so much. Nanone nka compliment nashyiraho kuri Bruce Melody, tutaramuvaho yatuganirije byinshi byiza. Ndibuka ko yaduteye agastory aravuga ati buriya uzagerageze uzinde gucika intege mu bintu byawe. Uyu munsi turi kuza hano kuri channel yacu tukavuga ibyabaye. Maybe ushobora kwakira comment mbi, ushobora kwakira abantu benshi bakubwira ngo nta kirimo bireke, but ufite urukundo rwacyo, ufite passion, urugikora as your passion, as to prepare your career, to prepare your future. So yavuze ati rero ngewe nka Bruce Melody ndi kumukotinga, ngiye nka Bruce Melody nagize cyo ntegura kwinjira mu muziki kwanjye. Yavuze ati na preferingaga isoko ry'ubukwe, murakibwa ko kantu
numvaga nshaka kuzajya natendinga ubukwe aho aririmba za ndirimbo zigira gute z'ubukwe z'urukundo zatuma abantu bamuhereza ibiraka mu bukwe, ariko aza gusanga isoko King James yarakabye King James ngo yarakabye nyine, akora indirimbo ya mbere, akora indirimbo ya kabiri, ntabwo bari kumuhamagara, ibiraka by'ubukwe biri kwigira ahandi, bari kumucika reba, agashaka gucika intege, ariko yakomeje agira gute arapushinga kugeraho uyu munsi wa none bari kumutuzanira nk'umuntu twakwigiraho byinshi kandi mu by'ukuri biragaragara. So niko kamaro kariya summit nk'uko uyu munsi byagenze. Ntabwo ari Bruce Melody wenyine rero, ladies and gentlemen, turacyari kumwe cyane, turacyagenda tubasesengurira ibyinshi byavugiwe muri kariya summit y'uyu munsi, ndetse ni event kuko bisobanuye nziza cyane, aho urubyiruko rugenda rubonera amahirwe menshi agiye atandukanye yo kubona akazi, gusobanukirwa amahirwe y'akazi, ese bikorwa gute, ese kaboneka gute. Reka mite nihuta cyane tujye ku wundi mu star, undi muntu kabisa udasanzwe mwiza bya hatari, imbere inyuma ibitekerezo byinshi, yitwa Scovia Mutesi. Scovia Mutesi yaje nawe kabisa akinjira abanyeshuri bamwereka urukundo rudasanzwe nk'umumama kabisa, ukora ibintu byiza byinshi yatubwiye nka BJ wari uhari. Ndagira ngo noneho utwinjize neza amwe mu magambo avuze atwubaka, bimwe mu nama yaduhaye tugende tumenya ngo ese yatubwiwe twasigaranye iki cyamuturutsemo. Uratubwira byinshi birambuye brother. Murakoze cyane. Mwese nk'uko mubizi, mama w'Urwagasabo cyangwa se Scovia Umutesi twari kumwe uno munsi muri auditorium, ubwo ni Huye campus, ubwo ni y'u Rwanda, ubwo yatuganizaga higeze gukomoza ku kintu kijyanye no kuba umunyamakuru wa nyawe cyangwa se kumenya icyo ukora. Ngo umunyamakuru ntabwo apfa kubw'amakuru, ahubwo amakuru apfa kubw'umunyamakuru. Bishatse kuvuga iki? Nkatwe abanyamakuru nitwe twica inkuru, ntabwo inkuru yo itwica. Yasesenguye iyo ngingo neza, avugaho byinshi bigiye bitandukanye. Ano umumama nawe uzi kuganiza neza abantu, nk'uko namwe mwabibonye mwe muhabaye. Twitwa bukereye mu gitondo cya kare, twagiye gutega amatwi aba gentleman cyangwa se aba bantu twari kumwe kugira ngo baduhanure, baduhe n'izo nyigisho nk'uko nk'iyi nsanganyamatsiko uko ibivuga. Uyu mumama ni umuntu ugerageza kubaza ibintu bisa naho birimo ubwenge bwinshi. Ngira ngo mwanabonye ukuntu yagiye abaza bamwe mu banyeshuri, agerageza kubacalenjinga, so somehow bamwe bakikuramo ariko abandi bikabananira. Ni umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane, kandi ni umukozi w'umumama utinyuka agakora akazi ke, haba mu rugamba rukomeye cyane, haba mu bihe byiza. Ni umuntu ukunda umurimo, nanjye namwita munyakazi. Ni umugore rwose washiritse ubute, babandi bagiye bavuga ko biteje imbere, nawe ari mu bagore bameze neza muri uru Rwanda. Ni abagore bashize itafari kuri iki kintu cy'ubwisanzure bw'abagore hano mu Rwanda. Mwakoze cyane Eme. Ego urakoze cyane. Ikindi nakongeraho kimwe, tutarava kuri mama w'Urwagasabo cyangwa se Mutesi Scovia, yatubwiye ikintu gikomeye ari gusoza. Yavuze ati mw'abanyeshuri mwe mu rubyiruko muracyari bato, ariko kandi uru Rwanda rimwe rwubakiwe. Niba mudashaka kurubamo neza, muzaba muri gereza. Aho kantu ngira ngo benshi twagasigaranye, kandi ni akantu ko kumva cyane, kubera ko iyo utitwaye neza ukajya mu bintu bibi birangira nabi, future yawe irangira nabi. Yego, nanone kandi sindabavaho, turagenda tuvuga umwe ku wundi, nk'uko twagiye dutangira muri intro yacu tuvuga ko bari benshi bagiye batandukanye. Ndagira ngo tugiye ku muntu witwa Kitoko. Abantu baramuzi cyane, nawe ni umwe mu batuganirije uyu munsi. Ese Kitoko we ni nk'iki yatubwiye twasigaranye? Ni nk'iki ikintu twamwigiraho? Yatubwiye nyine gukora naye amahirwe yatweretse hari ku isoko. Ndagira ngo Kogunake wongere ufate umwanya then utubwire byinshi birambuye. Okay, murakoze nanone. Mbere na mbere ndabanza kumushimira. Ni umuntu uri humble, umubona agenda ni umuntu uri humble, avuga ni umuntu uri humble. Ikintu namuvugaho, Kitoko ni umuntu ugerageza kugira inama, ariko mu by'ukuri nyine we abivuga nyine ari humble, nyine
just nyine kubyumva bisaba kugira ngo ube attentive. Yavuze ku bintu bitatu, kugira choice nicyo cya mbere, amahitamo nicyo cya mbere. Nimba ushaka kugira success mu buzima bwawe, uzabanza ukora amahitamo, kuko amahitamo dukora niyo adukiza cyangwa akagira ute akatwicisha. Kandi ikindi yavuze ku bijyanye na vision. Ese nimba waragize choice, waragize choice, mu by'ukuri ufite vision yihe? Gira vision. Ikindi akomoje ku kintu cya confidence nicyo kintu cya mbere gikomeye muri iki gihe, kiri mu kintu gikomeye. Murabizi nk'abantu b'abanyamakuru, turi kwiga itangazamakuru, iyo udafite confidence mu by'ukuri n'ubwira nawe ahita abikubonamo. Rero yadutoje kugira ikintu bita confidence, kandi ikintu nishimiye ni uko bagerageje kutuzanira abantu baciye mu buzima nabo butari sawa, uhereye kuri Bruce Melody, uhereye kuri Kitoko, bakubwira ko ari abantu bakuriye mu buzima busanzwe nk'ubwacu. Rero ikintu nshatse kuvuga ni uko ibyo bintu tubikurikiza uko ari bitatu, tukakora amahitamo muri ubu buzima, tukagira confidence, tukagira na vision, ndakeka ubuzima tuzagira success ikomeye cyane. Sawa, murakoze. Alright, murabyumva neza ko byari byiza, byari byinshi, ariko kandi si Kitoko wenyine, hari witwa Fari Merci nka boss wa Gen Z team cyangwa se Gen Z comedy show. Muramuzi? Abo utamuzi namwe turamurika kuri screen zanyu, muragenda mubona amashusho, muragenda mubona amafoto. Ese Merci we yakomoje kuki Happy J kugira ngo niwe tumve ari ikintu twasigarana yatubwiye kugira ngo tutagira aho dusiga inyuma, kandi hari byinshi yagiye atubwira byiza byafasha urubyiruko natwe muri rusange. Merci ni umuhanga cyane, mba mwabikurikiye neza. Yavuze ko nta muntu n'umwe ubaho udafite impano, kuko gutya gusetsa abantu nayo ni iyindi mpano umuntu aba ayifitemo. Ngira ngo yakomoje ku bintu byinshi, atubwira nawe urugendo rwe. Ni umuntu utari mukuru cyane, ni umuntu ukiri mutoya, ariko ko yagize iyo ntumbero akumva ko afite kuba yashyira itafari ku iterambere ry'igihugu, akubaka urwo ruganda, mbese akubaka iyo business ishinzwe kuba yatanga ibyishimo, nk'uko abenshi mukunda kubibona. Gens Comedy ikora amashow menshi cyane, nayo iri mu zagize uruhare rwinshi kugira ngo uru Rwanda tubona gutya narwo rukomeze kuba rwatera imbere. Avuze yuko atanga akazi abantu barenga 100 aba yahaye akazi. Urumva nyine ni umuntu ukomeye, kuko cya kintu cya unemployment kiragabanuka mu rubyiruko. Murakoze cyane Aime. Urakoze cyane. Nkunganiye nongera kandi kantu, Merci nkuko bivuze ni umuhanga cyane, kandi ni umukozi, ni umujene, ni urubyiruko nkatwe. Yatubwiye ko buriya impano rego nigo nibyo ubuziba zihari, ariko nanone ntago amahirwe agusanga mu buriri, ntago amahirwe agusanga mu buriri. Nuvuga ngo uyu munsi kano kanya wowe nushaka no ko anagufasha, gerageza ujye no ku muhanda, utega akaboko, naza ari ugufasha azagira gute, azagufata akaboko agutware. Ngira ngo mbivugaho kwako kantu kanyisabwa maho gatoya. Yavuze ko ikintu cyitwa ubufasha ntabwo ari ukuryama mu rugo, ni nka lift. Gutya ujya ku muhanda ugategeza imodoka, ugatega akaboko ikaguha lift. Ntabwo ubufasha rero buzagusanga mu nzu, ahubwo ni wowe uzagenda ukajya kubwishakira. Yego, gerageza iyo attempt, gerageza intambwe yawe ya mbere, and then iyo ntambwe ukoze uyu munsi ishobora kuza kugeza kuzindi nyinshi ibihumbi zagufungurira amarembo yo kwinjira. Ego, tukira aho ngaho kandi hari yari yazanye na ya timu ngari kabisa, yari yaje gususurutsa abanyeshuri, gutanga ibyishimo, no kugira ngo nyine ya masomo ducyuye kugira ngo tugende turushaho kuyafata mu mutwe. Ku ruhembe hariyo uwitwa yitwa nde, hariho uwitwa Pirate, hariho uwitwa Mushumba, uwitwa Kadudu, uwitwa Muhinde. Abo bose bakoze performance. Ndagira ngo urese mwereze umunota umwe and then ambwira ukuntu abonye performance bitewe n'uwo ndagira nkubaza. We ndagira ngo mpere ko Happy J. Ese Happy J, ndagira ngo waze performance y'umuntu witwa Muhinde, umuntu witwa Mushumba. Izo performance ni performance wabonye gute? Wabonye abantu bameze gute? Ko wari usanzwe ubabona? Wabonye nyine
byari bimeze bite kuri stage? Murakoze cyane. Umuhinde niwe wabanje kuri stage nk'uko mwabibonye, ni umugabo ufite ubuhanga bwinshi cyane, nimba mwamubonye afite akantu ka innovation mu gusetsa kwe, agerageza kwibanda kuri bya bintu bikurura urubyiruko kugira ngo bumve ko nyine cya kintu cy'akababaro bifitemo gise n'ikigabanuka. Noneho dukubita tubangura kuri uwo ngo wa kabiri wambajije bita umushumba, nawe ni umuntu ukiri umujenizi ariko ufite cya kintu cya critical, umenya gutekereza ati aba bantu bakeneye iki, bashaka iki. Nawe ni umuntu nakunze cyane kuko yagiye avuga amwe mu mabrage yateguye, twumva ko ari ibintu bisa neza. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye. Yego, nibyo ngibyo rwose. Hari n'undi mujene witwa Pirate ndetse n'umukobwa witwa Kadudu, ndagira ngo gunake ubakomoza ho gatoya kabisa. Ese performance yabo wayibonye gute? Noneho nyuma musoje mwese ndagenda tugenda dushyira compliment tuvuga ngo ninde dukomye kuri stage, ninde umuntu hari kabisa muri Gen Z ufite brand ya Gen Z nyine ku buryo uvuga uti kabisa ahangaha ho wana baramufite cyane. Okay, murakoze. Nanone ikintu navugaho ndagerageza nkoreshe igihe gito cyane. Ubundi bose bafite ubuhanga bwo kudusetsa, ariko mu kudusetsa badusetsa bitandukanye. Iki kintu cyumve neza, umfashe kucyumva neza. Wenda mpereye kuri Muhinde ni umuntu ugerageza na physically ye iramufasha, kandi akagerageza nyine just gukerera utuntu twa creativity, nyine akantu k'innovation nyine ukumva ko ari gusanisha ibintu bikaryoha. Ikindi kuri Mushumba, wenda Mushumba ni umuntu ukimubona ubona ko ari umuntu uri seriye, just utanakeka ko asetsa. Ni umuntu usetsa, arasetsa ariko bisaba kubanza gutekereza ibintu ari kukubwira, kubyanaliza nibwo useka, ntabwo wahita useka direct. Naho Pirate we ndamufana, arasetsa, ndamukunda. Yego, ndumva we nta na byinshi namuvugaho, ariko urwenya rwe rusa nkaho nyine just we ni ibintu okay, no kumubona nyine just agitangira no kuvuga birasekeje nyine hari umuntu mbese iraboro yamuhisemo. Kuri wa mukobwa ni Dudu, Kadudu bisa nkaho arasetsa, ariko mu by'ukuri ubona ko just nyine asa nkaho ntabwo nyine biri cyane nyine nk'abandi. Asa nkaho ashobora kuba yakora ibintu byanditse, nyine we ashobora kuba yakwandika ibintu, sibyo, then akabirepeta akaza akabiguha ugaseka. Ariko bitandukanye na Muhinde ushobora kuza agahita kereya urwenya aho ngaho. Bigatandukana na Pirate ushobora kuza muri mwebwe akabareba agahita bakereyamo iki urwenya bitewe n'ikintu abonye. Ariko Dudu we ashobora kuza ibintu yateguye nibyo ndi bubahe, package niyo ndi bubahe. Iyo ukumva itandukanye riri aho ngaho. Sawa, urakoze. Ego, wenda kuri performance zabo bose zari nziza cyane pe. Zumwe nko umuntu witwa Muhinde ni wa muntu we ubwe aza yikora story nyine kabisekeje, ari ubwe bigendanye wenda kubera ukuntu angana, ukuntu areshya, niyo story akora kandi ukumva iri gufata abantu nkuko bivuze. Pirate we ni wa muntu nyine akinjira, uburyo agaragara birikora, abantu bahita baseka nyine birikora. Wenda ikindi performance bakoze zo zari nziza, umuteguro mwiza, kariya summit y'umwaka ari nziza ewana cyane pe. Ariko nkuko abanyarwanda bavuga ngo nta byirango de, abasesenguzi turi kumwe bashobora kuba babonye niba bitameze neza. Wenda ndagira ngo niba hari ufite ikindi yabonye ashobora kuvuga ati wenda muzabanje cyangwa se undi mwaka hari byaba bimeze gutya, bitagenze gutya, cyanyubuze bwitabire se, gukererwa se, nyine ibintu nk'ibyo atubwire. Ndahera kwa Kogunak atubwire niba hari nk'iki wenda tekereza gishobora kuba cyavamo cyaziyongeraho, cyangwa se uko abibonye wenyine mu mbonize nk'umunyamakuru. Ego, mwishoro ry'umunyamakuru wari uhari utateninze gusa nk'umu audience, ahubwo wari ufite task nyinshi kunota kureba ibyabaye mw'uwo mujyo. Ego. Okay, nanone urakoze. Koko nari mpari nk'umu audience, ariko nanone nk'umunyamakuru. Ntago mbitindamo, ariko ndahera mu kintu cyo imyinjirize yari myiza, ariko ikintu kiduhostinga cyari gitoya.
bigereranyije n'aba celebrities bari batuzaniye. Ntabwo navuga ko ari mistake ariko ni agakosa kaba kabayeho. Nimba wazanye celebrities zingana kuriya uba uzi ko hari buze na audience nyinshi, bugomba gutegura ahantu hagize ute hahagije. Ako ni akantu bakwiye gukosora. Okay, tugezemo hagati, tumaze kwinjira ababishoboye, abamaze kugeramo, tugezemo umuteguro wari mwiza imbere, kunywa, kurya byari byiza. Okay, tugeze ku stage, stage yakurikiranye neza nkuko byari bikwiye. Gusa ikintu nyujije amaso ma audience abona nabajije nk'umunyamakuru, babonye ko ntago bari bishimye cyane. Impamvu ni iyihe? Batuzaniye aba celebrities babiri, Kitoko na Bruce Melody. Barabazana ntibaperforminga, baduha ibiganiro gusa. Ariko iryo ntago ari ikosa navuga ngo bakoze, kuko niko byari bikwiye, niko bagombaga kubikora. Icyo aba audience bananiwe gutandukanya, ese batuzaniye Bruce Melody aje kudukorera iki? Ese Kitoko aje kudukorera iki? Twe yaraje kuduha ibiganiro, yari afite icyo ahagarariye, aje gutanga ikiganiro. Ariko nk'umu audience batabisobanuriye fresh, we yumvaga ko ngenje kureba Bruce Melody andirimbira ikinyafu, andirimbira k'inyuma uhaye ataririmbye. Kitoko kuki atandirimbiye agakecuru uhaye? Ariko just babyumve niko byari bimeze. Ku kindi kubijyanye no muri kwa Merci, ikintu cyabayeho abantu batakunze wenda, urabona Pirate kumubanza imbere, ubundi tuzi ko nyine abantu b'amazina aremereye just nyine bazi inyuma basoza stage, ariko we banje kuri stage just nyine ubona ko atari akantu kari sawa, kuko abaje nyuma ntago badusekeje, badusekeje twishimye, ariko byari bitandukanye n'ibyo Pirate yakoze. Ako nako nyine ni akantu bakosora. Ariko ngiye nkeka ko ntari nanabivaho, nkeka ko ashobora kuba ari bo batatu nk'ibifi binini hagati ya Pirate, Umushumba na nuriya mukobwa Kadudu, bashobora kuba ari bo bwabo babihisemo, kuko ntabwo nkeka ko Merci yakora kuriya nyine, aba yari wuhitamo ubanza cyangwa usoza stage. Nicyo nabivugaho. Kitagenze neza n'ibyagenze neza. Murakoze. Urakoze cyane. Arakoze cyane umuhungu wacu, ni umuhanga, ntabwo yagiye ngo arebe gusa ngo yitegereze ngakurikire show ubundi aryabe. Yagejeje no kwegera abafana, arabaganiriza, abatunga microphone zacu, ndetse bagenda banamuganiriza bamubwira ibyiyumvo bye. Niyo mpamvu rero turi hano, niyo mpamvu twaje hano kugira ngo wowe uraza kudukurikira umenye ko ibintu biba biteye, ukuntu biba biteguye, tukugereho aho utabasha kugera. Ni ukuvuga ngo ntabwo baba baje nk'aho baje gutanga stage, guperforminga, gukora show, ahubwo baba baje kugira ngo batwinspiringe, batwereke amahirwe y'akazi, batubwire urugendo bakoze, kugira ngo bagereho bageze, wumve ko nyine aho watangirira nawe ushobora kuzagerayo. Niyo mpamvu banatubwiye ko banatwishije ko very soon bashobora kuzaduhereza igitaramo cyabo baje kuduperformingira. Inshallah turabisengera bizagende neza. Okay, nabashimira abajene twari kumwe uyu munsi, nabashimira mwese mwadukurikiye, nabashimira kabisa attention yanyu, kandi urukundo mutwerekana ikintu cya danger, ikintu kinini cyane. Mukomeze mutwereke urukundo, mudushyigikire, mukore subscribe, channel yacu ni nshyashya, turakijanditse, tuzagenda tubahereza ibintu byinshi byiza. Mudusubscribingire, musharinge, mushiro comment inziza nimbi, aho bitagenda neza muduhereze suggestion, tuzakosora. Nicyo kwiga biberaho. Mugende nyine mutwereka urukundo. Ndagira ngo ushimire cyane Happy J ku bw'uyu munsi, ndetse by the way waje wambaye neza, nagushimira kabisa, urasa neza byatari. Umuntu kwambitse uyu munsi kabisa, credit to him or her. Thank you so much kuri uyu munsi. Merci. Wakoze cyane ko gunaka, sinzi umuteguro mwakoze uyu munsi, mwaje mwateguye mwese kabisa, udutaye, udushati, ni fresh cyane. Congratulations brother. Sawa, nawe urakoze. Mwakoze mu kiganiro cy'uyu munsi ku bwitange bwanyu. Namwe turabashimiye. Ego, call me Eme. So this is the Eme TV show. We will be back. Thank you so much for watching.